Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni by'agaciro, komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube. Niba utarayikora yikore nonaha, hanyuma ukanda n'akazogera kugira ngo tuzagira inkuru n'imwe izajya igucika. Reka nkubwire ni inkuru nziza cyane. Niba ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hari kampani imwe rukumbi yabigufashamo kandi ku giciro gitoya bikanakugeraho mu minsi mike cyane, yitwa Afrimax Limited. Uramutse ukeneye service zabo wahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788678790 ubundi bakagufasha ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Nta yindi nkuru iri kuvugwa haba kuri Twitter, Instagram, kuri YouTube, ama headlines y'ibinyamakuru bikorera kuri YouTube. Nta kindi kiri kuvugwa, ni PHILPETER ndetse n'uwitwa Yago. Inambara ya PHILPETER ndetse na Yago ikomeje gufata indi ntera. Uko amasaha ari kugenda azamuka, hari kugenda hamenyekana ukundi kuri kutari kwamenywe mbere. Ku munsi w'ejo nibwo byatangiye. Muri iyi nkuru ngiye kukubwira ukuri kose, kubera ko hari abantu bari kugendera mu Kigali bagatangira kujya mu ruhande batagomba kuba barimo. Ngiye kukubwira ukuri kose umenye iyo biva ndetse n'iyo bijya. Ku munsi w'ejo, reka mbanze mere kuri ibi ngibi. Ku munsi w'ejo, ni ukuvuga mu ijoro ryakeye, uwitwa Yago yashyize kuri story ya Instagram ibintu yandikiranye n'uwitwa Ndandambara. Uyu muhanzi ngira ngo muramuzi. Yavuze ko yakoze video recording atumwe n'uwitwa PHILPETER. Reka ngusomere uko yanditse. Yanditse ngo nciye bugufi nsaba imbabazi uyu Yago kubwa video recording nakoze mvuga ko yabyumvikanye na PHILPETER. Yago for real, Yago TV show mumbabarire kuko n'abantu banyoheje. Ariko PHILPETER 250 chunga sana kuko sinatakaza Yago TV show. Iyo ni post ya mbere. Hanyuma iya kabiri bwari ubutumwa bandikiranye kuri Instagram. Ndandambara yandikiye Yago amubwira ngo video ndetse n'umuntu wambwiye ngo nyikore, ariko mu bantu ba mbere ntifuza kubera umwanzi muri iki gihugu uri mu ba mbere. Uwitwa Yago aramusubiza ngo sawa tu. Ndandambara arakomeza agira ati murakoze. Umva PHILPETER yamamagaye maze arambwira ngo nkore video ivuga ko mwabipanze kuko abantu benshi bari bamaze kumushitinga ndetse bishimiye uburyo amusubije iriya post. Man, kugira ngo byemere ngewe nasibije post kuko sinshaka kugutakaza. Gusa I'm sorry kuba nahubutse maze nkakora amakosa nkariya. Imana ikubabarire nanjye nakubabariye. Uko niko yagwahise yongera aramusubiza. Iyi ni post imwe yashyize kuri story ya Instagram, uwo ni Yago for real. Ariko hari indi post nshaka kugarukaho mbere yo gutangira kubabwira ukuri kundi. Niyo umuntu watanze igitekerezo munsi ya post yatangije ibintu byose ku munsi w'ejo ya PHILPETER. Uwo muntu yitwa I am coming, yakoresheje fake account ngo numwe mu bantu bazwi cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Yanditse ngo icyambere mperaho nuko ibyo PHILPETER 250 avuze ari ukuri. Channel ya Yago TV show iri private 100%. Gusa n'isaha turakibaza icyo agamije kugira akurura urwango mu bantu, ngaho abafana batangiye kudutuka ntacyo tuzira. Ukuri kurazwi nuko Yago bamuhaye 2 warnings kuri YouTube bitewe n'ibiganiro bimwe na bimwe yakoze. Abonye ko asigaje 1 warning ahita afata channel yiwe ayishyira private. Ibyo kuvuga ngo baramwanga, ese afite ibimenyetso byerekana yuko bamwanga? Kuki se wowe utabanga? Guys, tubimfura tureke gupfa ubusa, n'ubundi YouTube yaje muri twese nta muntu yizi. Gusa ikimbabaza nuko nuwo dufata nk'umunyamakuru Dekati Babalao ntacyo arabivugaho kandi rimwe na rimwe avugisha ukuri. Iki kibuga kirimo ishyari, urwango rwinshi, ahubwo mwitonde nyuma y'ibi no gupfa bamwe bazapfa bitewe n'amafaranga nayo make. Mwumvisha igitekerezo cy'uyu muntu ari gushyigikira PHILPETER avuga ko Yago ashaka guteranya abanyarwanda.
Reka duhere ku ruhande rwa PHILPETER. Ese ubundi PHILPETER yashinjije iki Yago? Kimwe mu byo PHILPETER yashinjije Yago ni ugushaka guteranya abanyarwanda adashyira hanze ukuri kandi ibintu bya YouTube bisobanutse. Nibyo, ibintu bya YouTube birasobanutse. Iyo umuntu akuripotinze kuri YouTube ikoherereza report, ukabona email y'umuntu wakuripotinze ndetse n'icyo yakuripotinze, birasobanutse ku buryo Yagara bifite yabihereza abanyarwanda. Icyo ni cyambere PHILPETER ashinja Yago. Icya kabiri ashinja Yago ngo nuko Yago ashobora kuba yararenze ku mategeko n'amabwiriza ya YouTube, akaba nicyo cyatumye abantu bamu-strikinga cyangwa se bamuripotinga kuri YouTube inshuro zigeze kuri 2, hanyuma yanga kwakira indi nshuro ya 3 kugira ngo YouTube channel ya Yago TV show iveho burundu, hanyuma amavideo yose ahita yagira private, hanyuma ashyira hanze post avuga ko YouTube channel ya Yago TV show yasibwe. Ibi ngibi bakabihuriraho n'umuntu witwa Rakinzeyimana, umunyamakuru wa RBA, avuga ngo niba koko ari byo, niba YouTube channel ya Yago yarasibwe kugira ngo igaruke biragoye, ndetse niramuka igarutse ifite za content zose zari ziriho, bizaba bigaragaza ko Yago yagize ama videos yose private ku mpamvu ze bwite. Bamusaba ngo niba uwo muntu ahari yaramuripotinze koko, nafate screenshot y'iyo email y'uwo muntu wamuripotinze, hanyuma ayitange kugira ngo nabo bitazabakoraho. Ni ukuvuga PHILPETER niko kandi yongeyemo ku munsi w'ejo yaraje areditinga asaba Yago kumuhereza screenshot z'iyo email, hanyuma abantu bamenye ukuri koko uwo muntu wamuripotinze nabo atazabakoraho. Ibyo nibyo bintu PHILPETER yasabaga Yago ku munsi w'ejo, kubera ko hari abantu bari kubigenderamo bagatukwa. Ibyo bintu yabihuje n'abantu benshi, ndetse abantu benshi batangira gushinja Yago kwiriza ndetse no gushaka guteranya abantu, ndetse bamushinja n'amatiku. Abantu bo ku ruhande rwa PHILPETER baravuga ngo niba PHILPETER koko Yago yumva atari kuvugisha ukuri, natange iyo email abantu bamubone cyangwa se nashyira ukuri hanze. Abo ni abantu bari ku ruhande rwa PHILPETER bashinja Yago kwiriza, amatiku ndetse no guhora avuga ko abantu bamwanga. Aho ni ku ruhande rwa PHILPETER. Abantu bo ku ruhande rwa PHILPETER bari gusaba Yago ko iyo email niba hari koko yayitanze. Aho ni ku ruhande rwa PHILPETER. Reka tuhave, twagiye ku ruhande rwa Nyarwaya Innocent. Nyarwaya Innocent ashinja PHILPETER cyangwa se avuga ko PHILPETER ari indyarya, ndetse ibi bintu by'uburyarya abimaranye iminsi myinshi. Ibi bintu abihuza n'umuntu witwa DJ Renzo. Uyu DJ Renzo yakoranye n'uwitwa PHILPETER igihe kirekire, haba ku Isango Star ndetse banajyana ku Isibo TV mu kiganiro cya The Choice Live, hanyuma baza gutandukana. DJ Renzo bagirana beef ikomeye cyane, yanze no kumushyira ku bihembo bya The Choice Award, biza kurangira DJ Renzo avuze ukuri. DJ Renzo yavuze ko PHILPETER ari umunyamashyari, ndetse aba adashaka ko undi muntu yatera imbere, ndetse yavuze ko PHILPETER aba ashaka kwigira umuntu mwiza kandi ari indyarya. Ibi ngibi yabihuje n'uwitwa Yago for real. Yago yatangaje ko PHILPETER yamugenzeho kuva kera, ntabwo bije ubu ngubu, yamugenzeho kuva kera. Mite nkwibutsa gatoya, mu kwezi kwa 8 uwitwa Yago for real yagiye kuri Instagram ajya live. Ni live yari kurikiwe n'abantu benshi barenga 700, hanyuma avuga ko muri iyi mihanda ya YouTube harimo amashyari menshi cyane, ndetse n'inzangano zidashira nyinshi cyane, ku buryo hari n'abantu baba bashaka kumugirira nabi mu buryo bwo kumukoraho, cyangwa se physically, ku buryo banamukubitisha cyangwa se bakamugirira nabi mu bundi buryo. Avuga ko hari inzangano, ndetse anamentioninga abanyamakuru 2 bamugiriye ishyamba badashaka ko atera imbere, kugeza naho hari abatumirwa atemerewe gukoresha ibiganiro kuri Yago TV show. Abo banyamakuru yanze kubamentioninga, ariko avuga ko aho kugira ngo bamufashe muri uyu mwuga bamutanzemo, ahubwo bashaka kumusenya. Ibyo nabyo Yago yabigarutseho, abantu barabyumva, ndetse mu banyamakuru bakeswe harimo witwa PHILPETER, hakabamo uwitwa Sabe ndetse na M Irene.
urumva ko amashyari abantu bashaka kudatuma Yago TV show itera imbere bahozeho. Yago yabigarutseho inshuro nyinshi. Ikindi Yago yavuze ku munsi w'ejo nuko akebo PHILPETER ndetse na timu ye ya The Choice Live bamugereyemo nawe ariko agiye kubagereramo, ndetse anamubwira ko atazigera amushyira hasi na rimwe, kandi naho Yago TV show yavaho burundu igihe kizagera agafungura indi kandi abantu bareba ibintu bye bakazagaruka bakamushyigikira. Nibyo Yago amaze kugira abafana benshi, ni nayo mpamvu abantu bari gukekwa muri iyi saga bamerewe nabi cyane, abantu bari kubatuka cyane. Hanyuma ikindi Yago yatangaje, yavuze ko PHILPETER yigira umuntu wa danger muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro, ngo utamunyuzeho ntaho yagera, ngo niwe wamuzamuye ndetse n'ibindi. Urwo ni uruhande rwa Yago. Noneho abantu bashyigikiye Yago cyangwa se bari ku ruhande rwa Yago bakavuga bati PHILPETER n'ubundi ntabwo aribwo bwa mbere avuzwe ko agira ishyari ndetse akaba ari n'indyarya. Ubwo rero bihita bijyanirana nuko yagize ishyari ry'uko Yago TV show iri gutera imbere, hanyuma akaba ari mu ikipe y'abantu baripotinze Yago TV show. Ibi ngibi rero maze kukubwira ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa PHILPETER ndetse n'urwa Yago, byatumye hagaragara amatsinda atatu y'abantu. Hari abari ku ruhande rwa PHILPETER, hari abari ku ruhande rwa Yago, ndetse n'itsinda ry'abantu rivuga ko ibi ngibi ari ugutwika. Ariko reka mbibutse ko Yago TV show iheruka gushyiraho ibiganiro ku itariki ya 29 ukwezi kwa 12 2021. Iyi saga narayikurikiye neza kuva itangiye kugeza igeze ahangaha. Hanyuma wowe uri ku ruhe ruhande? Ni PHILPETER uri kuvugisha ukuri ko Yago yiriza ndetse nta bimenyetso bifatika afite ku muntu wa muri potinze, cyangwa ni Yago uvuga ko PHILPETER n'ubundi amugendaho kuva kera? Wowe mbwira uri ku ruhe ruhande? Jya muri comment umbwira uruhande uhagazeho, hanyuma tumenye ukuntu bimeze, cyangwa se uri mu ruhande rw'abantu bavuga ko ibintu ari ugutwika. Abafana benshi bahari ni abari gushyigikira Yago, ariko hari n'abandi bari gushyigikira uwitwa PHILPETER. Gusa igihari nuko abanyarwanda bakeneye ukuri. Uwitwa Yago for real ejo kuri Instagram yatangaje ko ukuri kose azagushyira hanze. Ntabwo tuzi ngo ni ryari, ariko kandi ngo hari ikipe nini y'abantu iri gukurikirana ibintu bya Yago TV show ku buryo izagaruka mu minsi ya vuba. Rero uko kuri ni kujya hanze nako tuzakubabwira, mumenye ukuri kwa nyako kuva kuri Yago birenze ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Ariko ko byagenda kose aka kanya uri mu yihe kipe? Uri muri team Yago cyangwa uri muri team PHILPETER, cyangwa se uri muri team y'abantu bavuga ko ibi ngibi ari agatwiko ariko kinjiza? Ariko se Yago yaba ari kwinjiriza he kandi atari gukora? Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibaza. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Ukomeze kugira umunsi mwiza cyane.